reka mbifurize igitondo cyiza nshuti bakunzi ba Contact FM muratwumvira kuri 89.7 ndetse no kuri internet kuri wa eshatu@contactrwanda.com. Uyu ni umwanya w'ikiganiro umutumirwa aho tugiye kuganira na Nirere Madeleine, ni komiseri wa komisiyo y'igihugu y'uburenganzira bwa muntu. Mwaramutse neza? Mwaramutse neza. Ikaze muri studio za Contact FM. Murakoze. Kandi tubwira abadukurikiye ko mushobora gutanga n'ibitekerezo kuri iki kiganiro munyuze ku rubuga rwacu rwa Facebook ni Contact FM 49.7 Contact FM ndetse no kuri Twitter @radio Contact FM. Komiseri Nirere Madeleine, perezida wa komisiyo y'igihugu y'uburenganzira bwa muntu, reka tubahe ikaze mutangire mutubwira iby'iyi komisiyo ibyikora ndetse n'inshingano zayo muri make mu magambo avunaguye. Murakoze. Ndabanza shimire Contact FM yatumiye muri kiganiro. Yego. Ku bijyanye rero na komisiyo y'igihugu y'uburenganzira bwa muntu, ni komisiyo yagiyeho mu 1999. Ikaba ifite inshingano ebyiri z'ingenzi, ari uguteza imbere uburenganzira bwa muntu, hari no kurengera uburenganzira bwa muntu. Mu bijyanye no guteza imbere uburenganzira bwa muntu, komisiyo ishinzwe kwigisha no gukangurira abantu batandukanye uburenganzira bwa muntu. Muri urwo rwego komisiyo ihugura abayobozi b'inzego z'ibanze, ihugura ibigo by'amashuri, abanyeshuri n'abarimu, ihugura abanyamadini, mbese muri rusange ihugura ibyiciro bigari, abantu babona abantu benshi, abaturage, abayobozi bashinzwe gukemura ibibazo by'abaturage n'abandi bashinzwe gufasha komisiyo mu kugisha uburenganzira bwa muntu nk'abanyamadini cyangwa se amashyirahamwe. Ikindi ni uko isura yakira ibibazo by'abaturage ikabikoraho isesengura, hanyuma igatanga n'ibyifuzo nama kugira ngo ibibazo bikemuke. Ikindi ni uko komisiyo isura ahantu hafungiye abantu, haba muri za gereza, za sitasiyo za polisi, kugira ngo irebe ko uburenganzira bw'abo hafungiye bwubahirizwa, inareba cyane cyane n'amadosiye yabo, cyane no kureba n'uburenganzira bwabo ku butabera. Yego. Noneho turebe kuri icyo cyo guhugura abayobozi b'inzego zibanze kubijyanye n'uburenganzira bwa muntu. Ese muhugura aba bayobozi, ariko nyuma kubahugura mumenya neza ko nabo babigeza ku baturage bakamenya uburenganzira bwabo bugiye butandukanye, kuko sinibwira ko abaturage benshi usanga bazi bijyanye n'uburenganzira bwabo, usanga hari aho usanga batabusobanukirwa. Aba b'inzego zibanze muhugura mwakurikirana mute kumenya ko babigeje no ku baturage nabo bakagenda bamenya ingingo zijyanye n'uburenganzira bwabo? Urakoze. Ayo mahugurwa duha abayobozi b'inzego z'ibanze bigaragarira mu byo bakora, mu buryo bahindura imikorere, kuko ubundi mu itegeko nshinga riteganya ko hari uburenganzira bw'umuturage bugomba kurindwa na leta. Muri abo abayobozi nibo bagomba kurinda ubwo burenganzira. Rero amahugurwa aho bigaragara ko yagize akamaro ni mu bikorwa uko bakora, uko bubahiriza amategeko, uko bakemura ibibazo by'abaturage, uko witisha serivisi, uko bafata abantu kimwe, uko bumva n'imikorere ya komisiyo, ku buryo uko tubona rekomandasiyo za komisiyo zijya mu bikorwa. Nimba twatanze nk'icyifuzo nama cyo gukemura ikibazo runaka, tubirebera mu buryo ibibazo bikemuka. Ikigaragara ni uko iminsi igenda ihita ko twagiye dutanga amahugurwa, icya mbere ni uko usanga abayobozi bihutira gukemura ibibazo bitandukanye n'igihe cyashize. Hari igihe ibibazo byari byinshi cyane, ubu n'utabikemuye abazi yuko byanze bikunze bizamugiraho ingaruka, kuko ntabwo iyo utanze rekomandasiyo dusubira tukareba ko byakemutse. Iyo bidakemutse kandi abazi yuko inzego zibikurikirana n'izindi nzego zibishinzwe, hakurikijwe zenda zikurikirana. Noneho kuva iyi komisiyo y'uburenganzira bwa muntu yajyaho, mugeranyije mukagenda mukarebera no ku mahugurwa mwagiye mutanga, mubona imyumvire y'abaturage cyangwa se y'abaturage ku bijyanye n'uburenganzira bwa muntu imaze kugera ku ruhe rwego ubu ngubu? Imyumvire yagiye izamuka. Ubundi akenshi rimwe na rimwe bigaragarira mu cyo yagiye izamuka. Biragaragara uburyo umuturage uyu munsi ashobora gutinyuka no gutanga ikibazo cye, akakizana kuri komisiyo, akabaza yuko komisiyo cyangwa mu zindi nzego, si no muri komisiyo gusa kuko si ishinzwe yonyine gukemura ibibazo, hari n'izindi nzego, hari polisi, hari umuvunyi, hari n'izindi nzego zibishinzwe, uburyo atinyuka akazana ikibazo. Ikindi akabaza ko nta nkurikizi ari bugire, mbere hari ugutinya, ariko uyu munsi abaturage barakangutse, abayumva ko niba yarenganyijwe hari aho ari bugize ikibazo cye. Ikindi abayumva ko afite icyizere mu nzego ziri bumukemurire ikibazo, kuko atizeye ntabwo yanabijyana. Ikindi bigaragariramo ni uko usanga kuko uretse uburenganzira umuturage afite inshingano.
inshingano nk'umuturage nk'umwenegihugu yego hari inshingano hari uburenganzira n'inshingano. Icya mbere afite inshingano yo kwiteza imbere, yego kugira uruhare mu iterambere ry'igihugu cye. Uyu munsi rero ubona ko abantu batangiye gukanguka, kumva ko bafite uruhare mu bikorwa byose, kugira uruhare mu nzego z'ubuyobozi. Ubona ko abantu bitoza, no by'umwihariko iyo urebye ibyiciro byihariye mu gihe cyashize biba byarasigaye nk'abagore, ubona ko abagore nabo bakangukiye uburenganzira bwabo. Ubona ko nanone mu bijyanye no kuba abantu barakangukiye uburenganzira, ubona uburyo abaturage batanga ibitekerezo haba ku maradiyo, haba se mu bitangazamakuru byandika. Ubona ko abantu bahagurutse mu by'ukuri bitabiriye gutanga ibitekerezo. Tubona ari ikintu kiri positive cyo kuza imyumvire yazamutse. Yego. Mu bibazo iyi komisiyo y'uburenganzira bwa muntu mujya mwakira ku mwaka mwakira nk'ibingana gute? Ese byaba biba byibanda kuki ibibazo muba mwakira nko ku mwaka mugereranije? Imyaka igenda itandukana. Yego. Hari nko mu mwaka nk'urugero turebye nko mu mwaka w'ibihumbi 1910. Yego. Komisiyo yakiriye ibirego 2452. Hanyuma mu mwaka wa 2011 yakira ibirego 1740. Mu mwaka wa 2011-2012 yakira ibirego 1346. Uyu mwaka turimo kugeza muri Kamena, yego, yakira ibirego 1172. Yego. Muri ibi birego byose ibyo tubona biza ku isonga cyane cyane yego ni ibijyanye n'uburenganzira ku mutungo, cyane cyane bishingiye ku butaka. Ibindi ni ibijyanye na expropriation cyangwa kwimura abaturage ku nyungu rusange. Ikindi ni ibijyanye n'uburenganzira ku butabera, cyane cyane ibyo byari byinshi imbere mu gihe hariho imanza z'inkiko gacaca, kuko niho imanza zararangiye, hari hasigaye gushyirwa mu bikorwa, igihe hari gushyirwa mu bikorwa ibihano byagiye bitangwa. Icyo gihe mbere zari nyinshi, niyo mpamvu mu 2010 usanga ibirego byari byinshi cyane. Yego. Ariko uyu munsi biza mbere cyane ni ibyo ngibyo birenganzira ku mutungo. Ikindi nanone kigaragara nk'ikibazo ni ibijyanye n'ihohoterwa rikorerwa abana, ihohoterwa rishingiye ku gitsina, gufata ku ngufu abana biracyari hejuru nabyo. Dusanga ari ikibazo. Ikindi nanone uburenganzira ku murimo. Hari ibibazo tugenda cyane cyane nka ba rwiyemezamirimo bakora imirimo bakambura abaturage. Ubwo ni uburenganzira ku muntu, kuko uwakoze agomba guhemberwa icyo yakoze. Noneho mu bushobozi bwanyu, iyo abantu bamaze kuza babasanga, hari abo baza babazanaho ibibazo byo kwimurwa ku buryo wenda bavuga ko budakurikije amategeko, hari ibijyanye n'imitungo, noneho inama mugenda mutanga kuri buri rwego ni izi. Tuvuge nko ku bijyanye nabo bimurwa badahawe imitungo, ingurane y'imitungo yabo uko bikwiye. Ngira ngo ahanini biterwa n'ibikorwa bavuga ngo ni ibikorwa biba ari ibikorwa rusange bigamije inyungu z'abaturage, ariko noneho mwebwe mutanga izihe nama kuri abo bantu baba barebwa n'icyo kibazo? Tuvuge nko duhere ku cyo kwimura abaturage. Urakoze. Ku bijyanye no kwimura abaturage, inama komisiyo itanga, iyo tumaze no gukora raporo dutanga inama, ni ukuvuga icyakorwa kugira ngo ibibazo bikemuke. Yego. Icyambere hari amategeko abariho agenga ihimurwa ry'abantu ku nyungu rusange. Icyambere ni ukurikiza amategeko, cyane cyane ku bayobozi baba bishinzwe b'inzego z'ibanze bashinzwe kubarura imitungo. Ikindi ni ugutanga ingurane ikwiye. Hagaragaye ikibazo cy'uko amategeko agomba kuvugururwa agahuzwa n'igihe, ariko hari ubwumvikane buba bugomba kubaho hagati abimurwa n'abashinzwe kubimura, kureba ingurane ikwiye. Ikindi ni uko ingurane, mbere y'uko umuntu yimurwa, yagombye guhabwa ingurane ye mbere y'uko ahava. Mbere y'uko ahava ubundi aba agomba guhabwa ingurane ye, kuko wumva wasanzwe atuye afite, nimba ari ubutaka nibwo bumutunze, ntabwo rero yakwimuka adafite ahandi ajya. Birumvikana ko yagombye kwimurwa mu by'ukuri afite ahandi ajya, kandi yabonye ibihuye n'umutungo yaho yari ari. Ahangaha ngira ngo hari ikibazo, kuko usanga nk'umuturage atuye ahantu, kandi umuturage inzego ziba zimwegereye inzego z'ibanze, ni ukuvuga akagari n'umudugudu n'umurenge, ariko wajya ugasanga
hagiye gushyirwaho ibikorwa remezo bya leta tuvuge nk'amashuri nk'ikigo cy'amashuri cyangwa se nk'isoko ahantu runaka ariko ugasanga abo bantu bakagombye kuba aribo bahuguwe bazi uburenganzira bw'ikiremwamuntu n'umuturage bakamenya bati umuturage agomba kugira uburenganzira bwe ku mutungo runaka ugasanga nibo ba mbere baza babangamira bwa burenganzira bwe umuntu akibaza ati se abayobozi baba barahuguwe kandi abaturage ngira ngo ndahamya ndashidikanya ko benshi usanga atazi ngo ninjya kwimurwa ubundi amategeko ateganya iki ku muntu ugiye kwimurwa aha hantu ku nzego z'ibanze ni ahantu hakagombye gushyirwa imbaraga akaba aribo bajya bafata iya mbere mu kugira ngo bafashe abaturage gusobanukirwa ibijyanye n'uburenganzira bwabo ku bijyanye n'imitungo noneho muri gukora iki kugira ngo abayobozi mushyireho ubukangurambaga bamenye ubwo bushobozi bwabo bafite bwo kumenyekanisha amakuru yabo ku baturage ku bijyanye n'uburenganzira bwabo. Icyo komisiyo ikora kuri ibyo ngibyo icya mbere ni uko iyo twagejeje ikibazo cyangwa twakimenye tugikurikirana tugagikorera iperereza ryimbitse no tugasaba ko ikibazo gikemuka kuko ubundi niyo kamaro ka komisiyo ni nk'ubuvugizi niba tubonye ikibazo tujyaho ikibazo kiri tukareba tukakijya neza mu mizi tukabaza abaturage tukabaza abayobozi tugasaba ko gikemuka. Ikindi ni uko ikigaragara muri iyi minsi ni uko byashyizwemo ingufu kuko icya mbere abaturage basaba uburenganzira bwabo bwo guhabwa ingurane ikuye no kwimurwa bahawe ibyo bagomba guhabwa ibyo babariwe noneho abayobozi b'inzego z'ibanze ngira ngo nabo bagomba guhindura imikorere mu by'ukuri nibo bagomba guhindura imikorere kuko itegeko rirasobanutse amabwiriza arasobanutse ko umuntu agomba kwimurwa ari uko ahawe ibye ngira ngo icyo dukora nka komisiyo uretse gukurikirana ibyo bibazo no gukangurira izo nzego z'ibanze nk'ubu twahuguye abanyamabanga nshingwabikorwa b'imirenge mu itegeko rijyanye ry'abahesha b'inkiko uburyo bashyira mu bikorwa ibyo byose amategeko yajyanye na kwimura abantu ku nyungu rusange iyo twahuguye abayobozi ni imwe mu itegeko twigishaho itegeko ry'ubutaka irijyanye no kwibona ku nyungu rusange itegeko rirengera umugore itegeko rirengera abana biriya byose imitungo y'abashyingiranywe n'izungura kuko abayobozi ari bakemura ibyo bibazo ngira ngo ahangaha ni abayobozi bagomba kugiramo uruhare kugira ngo bishyirwe mu bikorwa amakosa yakorwa ngira ngo icyo gihe yagombye kubazwa uwo muyobozi wabikoze kuko ibintu amategeko arasobanutse n'amabwiriza arasobanutse kandi ku rwego rwa guverinoma byo birasobanutse bagombye gushyira mu bikorwa uko biteganyijwe. Ahangaha uru rwego rwa iyi komisiyo y'uburenganzira bwa muntu hari ibibazo numva yakiramo bijyanye n'akarengane abaturage baba bahuye nako ubundi iyi komisiyo ikorana gute n'urwego rw'umuvunyi mu mikoranire nta hantu mukorana mute? Urakoze komisiyo ikorana n'urwego rw'umuvunyi nk'inzego n'ubundi zishinzwe imiyoborere myiza ari komisiyo ari umuvunyi ni mu nzego zishinzwe imiyoborere myiza nk'uko biteganywa na constitution. Aho dukorana rero ni uko icya mbere inshingano zacu ubundi ziratandukanye ariko ziranuzuzanya kuko twese dushinzwe kurengera umuturage ariko mu buryo butandukanye. Umuvunyi wareba cyane cyane ibijyanye n'ibyemezo bifatwa n'abayobozi niba bidateza akarengane abaturage ni ibyemezo cyane cyane bijyanye na administration cyangwa se ubuyobozi akabikurikirana. Komisiyo ye yo ireba niba nta hohoterwa nta hungabana ry'uburenganzira bwa muntu byabayemo. Urugero umuyobozi yafashe icyemezo ese icyemezo yafashe gikurikije amategeko ese ntaho kibangamira umuturage ese ibyo ashinzwe gukora byo kurinda umuturage kuko muri konstitusiyo mu itegeko nshinga umuyobozi ni ushinzwe kurinda uburenganzira bw'umuturage. Umuturage tubwaregejwe na mugenzi we bagiye mu rukiko umuturage aratsinze wa muyobozi aba agomba gushyira mu bikorwa kurangiza urubanza. Komisiyo iravuga se wa rubanza rwararangijwe kuko nicyo wa muyobozi ashinzwe. Twe tureba ibikorwa by'umuyobozi niba bidahungabanya uburenganzira bw'umuturage. Nk'umuntu uhagarariye nka komiseri wa komisiyo y'igihugu y'uburenganzira bwa muntu ngira ngo twanababaza hari raporo nyinshi zikunda gukorwa usanga zishima ibintu bitandukanye zishimamo iterambere ry'ubukungu bw'u Rwanda ariko byagera ku kibazo cy'uburenganzira bwa muntu ugasanga zigenda zigaragaza iteka ko ngo amategeko amwe aba ahari ariko ugasanga atubahirizwa. Nka komiseri w'iyi komisiyo ibi ngibi murabivugaho iki? ngira ngo amaraporo atangwa hari ibyo ashima birumvikana hari ibyo ashima hari n'intambwe yatewe kuko ku buryo bugaragara hari n'ibyo anenga. Mu by'ukuri uburenganzira bwa muntu ni urugendo ni process ntabwo ari ikintu wicara hasi usanga uburenganzira bwa muntu ngo ubwubake nk'aho ari
mbese ntabwo ari rimwe kongeraho rimwe bingana na kabiri, ntabwo ari ibyo Yego. byose ni urugendo. Gusa ikigaragara ni uko navuga ko intambwe igenda iterwa ku buryo bugaragara. Icya mbere, uburenganzira bwa muntu ntabwo ari gufata akantu kamwe, oya, ni umubumbi, ni uruhurire n'urusobe rw'uburenganzira. Niba uvuga uti uburenganzira ku buzima, uburenganzira bwo kwishyura ukizana, ntabwo ushobora kwibagirwa ko hari uburenganzira bwo kwiteza imbere, uburenganzira bwo kurya. ntushobora kuvuga ngo uburenganzira bwo gutanga ibitekerezo utariye, oya. Ni ukuvuga ngo uburenganzira bwose buruzuzanya. Rero abava ko mu Rwanda uburenganzira butubarizwa muri rusange bakabifata muri rusange, ntekereza ko bagombye icya mbere kureba, icya mbere bagomba kureba ni uko nk'uko navuze ngo uburenganzira buruzuzanya, kavuga ati se byibuze muri rusange bihagaze biti, sibyo? N'ubwo burenganzira bwuzuzanya none bakareba muri buri cyiciro, birumvikana ko turacyafite urugendo mu by'ukuri, nta n'uwabica ku ruhande, turacyafite urugendo, intambwe yo gutera. Ariko iyo uvuga uti mu cyiciro runaka, tuvuga uti mu burenganzira mu by'ubukungu, imibereho myiza y'abaturage, dore ibyakozwe, dore ibyagomba kuba byarakozwe, dore n'aho tugeze, dore ibyo tubona nk'ibibazo, dore n'umuti tubona. Ikibazo burya iyo umuntu akenshi akritika ntabwo atanga igisubizo, kenshi arakritika gusa, burya yagombye no kuvuga ati turabona byagenda gutya. Ikindi, hari bimwe ko komisiyo ikurikirana, twe twikorera twe intuza anketi yacu, tubwo yavuze ngo abantu babuze, ari igihe tujya kuri polisi, kuri sitasiyo za polisi, akenshi usanga abo bantu bahari, tukamenyesha n'imiryango yabo. Gusa ikibazo cy'iyo miryango nanone ni uko ubundi bagombye gukorana na komisiyo n'abaparitoneri, kuko nta kuntu wowe waba wicaye muri Amerika cyangwa ahandi, wowe ukore raporo ku gihugu utagezemo. Ikindi, abagomba kuba ubufatanye na komisiyo y'igihugu, kuko ubundi hari forumu ni forumu ihuza komisiyo n'imiryango itari iya leta ikora mu bijyanye n'uburenganzira bwa muntu, kimwe n'imiryango mvamahanga ariko ifite agence mu Rwanda. Iyo turakorana, tugira forumu duhuriraho buri mezi 6, ubundi bakagombye kuba baduheza information cyangwa ayo makuru, none bagasaba komisiyo y'igihugu, bakatubwira ati twabonye mwe mutabonye, cyangwa turasaba yuko mudukurikiranira ibintu, ko komisiyo iba ifite cyambere kishyirwaho na constitution, ifite ububasha habwa n'itegeko yo gukurikirana ibirego, gukoraho isesengura no kugeza ku nzego, kandi ikasaba ko bikemuka, ikageza na raporo ku nteko ishinga amategeko. Inteko ishinga amategeko nayo ikora akazi kayo imaze kubona iyo raporo. Mu by'ukuri hari ikibazo navuga gishingiye no ku mikoranire no ku mikorere, kuko bagombye no kwizera komisiyo y'igihugu. Imikoranire n'imikorere hagati yanyu n'abakora izo raporo cyangwa n'abaturage? Oya, abakora izo raporo, abakora izo raporo nako n'ikibazo cy'imikorere yabo, kuko burya ibyiza nuko uvuga ikintu waje no kureba uko bihagaze, ntumva amakuru gusa. Nkatwe niyo twumvise nk'iyo kintu bavuze, tujya kureba neza kuko ukuri kwabyo. Iyo usanze hari ikibazo, dusaba inzego zibishinzwe zikabikemura. Mu by'ukuri tubonye ari ikibazo, dusaba inzego zibishinzwe zikabikemura kandi birakemuka. Nka komisiyo y'igihugu y'uburenganzira bwa muntu, hari aho mumaze kuva, hari n'aho mumaze kugera. Ubu ngubu noneho mu mirongo mugari mu byo muteganya kugeraho, murateganya kugera ku ruhe rwego? Ese ni izihe mbogamizi muhura nazo muri urugendo nka komisiyo y'igihugu y'uburenganzira bwa muntu? Urebye imbogamizi duhura nazo, icya mbere ni uko hari igihe nk'uko twumva ku bijyanye n'imikoranire yenda n'abaturage, hari igihe twumva nk'amakuru atandukanye hirya no hino, ubundi bagomba kuyageza kuri komisiyo. Nimba hari ikibazo, umuturage akabageza kuri komisiyo kugira ngo ishobore gukurikirana igeze no ku nzego kugira ngo ikemuke. Tukiri aho se, wenda iyi komisiyo hari ahantu igira inzego ku rwego rw'imirenge n'utugara, ahantu abantu babariza ibibazo bijyanye na komisiyo bitabasabye wenda kujya kuri headquarter? Hari ahantu mugiye mugira inzego nka komisiyo y'uburenganzira bwa muntu? Komisiyo ubundi ikorera mu gihugu hose. Ni ukuvuga ngo akazi ko kagabanyije muri za komisariya. Tugira komisariya 6. Komisariya ikaba ikorera n'umukomiseri. Buri mukomiseri agashinga uturere 5. Buri mukomiseri uturere 5, akagira n'abakozi 3 bakurikirana utwo turere 5. Abo bakozi nibo bakurikirana ibibazo by'abaturage baba bagejejweho. Ikindi, buri gihe mu byumweru bije mu kwezi
kuri 4 bajya kuri tele bakabona n'abaturage bagakurikirana bya birego komisiyo bagejejweho n'abaturage noneho bakakira n'ibindi bishyashya ubwo rero urumva komisiyo mu by'ukuri iramanuka yegera abaturage biba ari byiza ko abaturage bamenya inshingano za komisiyo bamenya ko ishobora kubakorera n'ubuvugizi igakurikirana n'ibyo bibazo kuko hari igihe tubyumva amakuru komisiyo ntabwo ibikora gutya ariko tutanabimenye mu by'ukuri ko ntabwo umuntu yamenya byose abantu murabona bahagije abo bahagarariye utwo tuburanche tw'iyo komisiyo mubona bahagije cyane ku buryo bashobora kwakira ibibazo by'abaturage bitandukanye bahura nabyo mu nzego zo hasi ubundi ntabwo ubundi tuya n'umurongo tuyishyurwa 34,30 uwo murongo ushobora kuwucaho kugira ngo utange ikibazo hari umukozi unashinzwe ibibazo by'abaturage aracyandika wagitanga kuri telefone cyangwa mu buryo bw'inyandiko ikindi ushobora kugitanga unyuje kuri interineti kuri email ya komisiyo nayo turabyakira tukabisuzuma email ya komisiyo yanyu ni iyihe ni www.cndp.gov.org noneho twari tukiri ku mbogamizi muhura nazo hari ibijyanye no kuba gukorana n'abaturage kugera nabo izindi mbogamizi muhura nazo ni izi izindi mbogamizi ni uko bije cyangwa ingengo y'imari tuba dufite mu by'ukuri iri ihwanye n'ubushobozi igihugu gifite ntaho twavuga ko dufite amafaranga y'ikirenga dukoresha uko dufite menshi twakora byinshi kurenzaho indi mbogamizi navuga ni uko nk'uko izindi segiteri zihuta n'ibintu bijyanye n'uburenganzira bw'ikiremwamuntu nabyo birihuta nk'ubu hari ibyo bita uburenganzira bw'icyiciro cya 3 icyiciro cya 3 bavuga uburenganzira ku hantu hadafite ingaruka ku buzima uburenganzira ku iterambere uburenganzira ngira ngo kubivuga mu Kinyarwanda biragoye ibyo nk'uko yavuze ngo business and human rights right to health environment urumva ni ibintu bisa specialization cyane bigenda byihuta nabyo nk'ibindi byihuta ku isi bisaba rero ko tugira specialization muri ibyo ngibyo aho rero turacyafite mu rugendo natwe nka komisiyo kugura kwispecializa mu biri byiciro by'uburenganzira nk'ibyo ngibyo cyane cyane uburenganzira bushyashya nka komiseri wa komisiyo y'igihugu y'uburenganzira bwa muntu twababaza kuri kiriya kibazo cy'imirambo yabonetse mu kiyaga cya Rweru nkamwe n'iyihe reaction yanyu kuri iriya mirambo yabonetse muri kiriya kiyaga ese ni iki muri gukora ubu ngubu nka komisiyo y'uburenganzira bwa muntu hari reaction ya komisiyo iyo habayeho nka uburenganzira bwa muntu yabaje nyine birumvikana icyo komisiyo rero ikora ni uko ikurikirana mu rwego rwa polisi anketi ziri gukorwa kugira ngo tuzamenye icyavuye muri zanketi tumenye niba n'abagizemo uruhare barakurikiranwa bagahanwa polisi iri kubikurikirana nyina komisiyo twuzana n'izindi nzego hari ibyo mu by'ukuri nimba investigation ikorwa na polisi ubwo niba ibishinzwe ariko twe tuba dusabwa gukurikirana kugira ngo turebe niba ko iyo mirambo yaturutse icya mbere ikindi n'ababigizemo uruhare tukamenya niba ko baragishyikirijwe inkiko nimba baranahanwe ku buryo bukurikije amategeko ubwo rero icyo komisiyo ikora no kuzakomeza gukurikirana ku buryo tuzamenya uko ikibazo cyakemutse kugeza ubu icyo muri gukorana na polisi gusa mukajya muyibaza mugeze mwebwe ntabwo mujya kuri tere ngo muhagere mukorana na polisi niyihagera mugakorana nayo ni ukuvuga ngo nako tujya kuri tere iyo habaye nk'ikibazo hari n'ibyo dukurikirana tunibwirije dupfa kuba twabimenye tuvuge ujyanye n'uburenganzira bwo kubaho niba hari ikibazo cyabaye cyo gufata umwana ku ngufu duhita tujya kuri tere bisaba ko polisi ijya icyo gihe iyo tubimenye duhita tujya kuri tere ako kanya mufite ababikoramo bashinzwe iperereza dufite ababikoramo bashinzwe iperereza bashinzwe bita human rights protection officers niko babita duhita tujya kuri tere turabyibwiriza twajya kuri tere noneho tugakora investigation zacu hari n'ibirego bimwe tujyana mu nkiko ko dufite uburenganzira bwo kujyana ibirego mu nkiko urugero nk'ibijyanye no gufata abana ku ngufu niba nta muntu watangiye umwana ikirego iyi komisiyo iragitanga mu izina ry'umwana niba ari umuntu w'uburenganzira bwo kubaho nimba urupfu rwabaye tugasanga nta wabikurikiranye tujyana mu nkiko nk'ubu dufite ibirego 13 cyane cyane bijyanye n'uburenganzira bw'umwana harimo nk'abandi babyara abana bakabihakana ugasanga umwana ntafite umuburanira turakurikirana iyo bita recherche de paternité kugira umwana azagira uburenganzira kumenya ababyeyi no kugira kurerwa nabo noneho tugana ku musozo nka komisiyo y'igihugu y'uburenganzira bwa muntu n'ubuhe butumwa mwaha abafatanyabikorwa banyu ndetse n'abagenerwabikorwa b'iyi komisiyo mu magambo magufi cyane
ubutumwa natanga icya mbere ni ukumenya uburenganzira, umuntu agomba kumenya uburenganzira bwe akamenya ariko n'inshingano kose umuntu ntabwo afite uburenganzira gusa afite n'inshingano. Icya kabiri ni ukubaha uburenganzira bw'abandi. Muri iyi minsi biragaragara yuko usanga hari amakimbirane avamo ifu cyane cyane mu miryango. Biba ni ibintu bibi cyane kuko hari inzego zashinzwe gukemura ibibazo, nta mpamvu yuko abantu bagirana amakimbirane ku buryo bicana. Ubundi butumwa ni inzego z'ibanze gukurikirana amakimbirane ataraba maremare, ataraba manini, ku buryo bwo gukumira ihohoterwa ryaba. Ikindi ni ukubwira abaturage ko bajya bagerageza ibibazo kuri komisiyo n'amakuru bamenye bakayagezaho kugira ngo ishobore kubikurikirana. Ikindi nanone ni ukumenya yuko ishaka kurangiza ni ukumenya yuko uburenganzira ujyana n'inshingano. Icya kabiri ko umuntu afite inshingano yo kubahiriza uburenganzira bwa mugenzi we. Ikindi ku nzego z'ibanze nibo barinzi bw'uburenganzira bwa muntu, barinzi bw'uburenganzira bw'umuturage. Ni ngombwa rero mu byemezo byose bifatwa gukurikiza amategeko n'amahame remezo y'uburenganzira bwa muntu. Reka tugushimire cyane Komiseri Nirere Madeleine. Inshuti bakunzi ba Contact Phone dusore ikiganiro n'umutumirwa twaganiraga na Komiseri Nirere Madeleine, komiseri muri komisiyo y'igihugu y'uburenganzira bwa muntu. Kuri mikoro nari tukamwonera Leonard. Reka mbifuze komeza kugira igitondo cyiza mu mwanya murakurikira amakuru ari kuvugwa mu bitangazamakuru.